menshi yuko abantu bagomba gusengera ubwo burwayi. Yego. Yuko abantu bagomba gusengera ubwo burwayi, kandi ikindi buraje ni ku bantu bose. Yego. Buragiye tubona abantu bagenda tukibwira ko abantu ari bazima, abantu bafite uburwayi bwinshi, kuko narabihishuye, narabibonye, Imana narabinyeretse. Abantu ikintu bita stroke, ikintu bita izi ndwara 90% nta muntu utayirwaye. Yego. 90% nta muntu utayirwaye, kuko ibibazo birahari, kandi ni indwara izanwa n'ibibazo bya hato na hato. Yego. Abantu rero bakomeze basenge, abantu bakomeze babe maso, ntabwo byoroshye. Yego. Abantu bakomeze basenge, ntabwo byoroshye. Yego. Babe maso. Hanyuma rero mbere gatoya yuko wikangura, muri uko gusinzira kwawe washyizweyo utazi aho uri, nabonye byinshi. hari ikintu Imana yaba yarakubwiye, cyangwa se hari amakuru? Kuko twagiye tubona abantu benshi bavuga bati ngewe narapfuye ndazuka, nageze aho ndarwara ndaremba, Imana iransanga iranganiriza. Wowe ko nzi ko nawe utajya ugendera gutyo gusa, nta makuru wahawe? Aho narenda icyo gihe sinari napfuye. Yego. Wari washyizweyo gusa? Nari nashyizweyo. Babyita gusinzira k'ubwonko. Ariko ibyo nabonye ni byinshi. Hari n'ibyo ntagomba kuvuga. Yego. Ntabwo ibintu byose bivugirwa kuri kamera cyangwa binavugirwe mu ruhame. Uko ni ukuri, ni byinshi. Ni byinshi nabonye, ariko icyo ngira ngo mbwira abantu mu burwayi bwanjye, ntabwo uburwayi nari ndwaye bwari bwo kunyica, ntabwo gupfa byo byari birimo. Oya, ntabwo byari birimo. Narababajwe by'umubiri, njya kure, ariko ijwi rirambwira ngo komera, humura, ndi kumwe nawe. Ntabwo nari ndwaye byo gupfa, ntabwo nari ndwaye binzahaza ngo ngende mbe mu nzu. Oya, ahubwo ni ikimenyetso cyo kugira ngo abantu mbabwize ukuri, mbereke yuko ibyo mvuga ari ukuri kandi biriho. Pasika nabonye byinshi. Muri kiriya gihe nabonaga ntahari, ntazi n'iyo ndi, ariko nahari aho narindi nabonye byinshi cyane. Niyo mpamvu rero abantu bagomba gusenga. Hari byinshi nabonye, hari n'ibyo ntagomba kuvuga, ariko icyo ngomba kubwira abantu, nkunda kubwira abantu bari mu mwuka. Ubundi byanjye mba nshaka ko binumva n'abanyamwuka. Naho uwo byumva gutya akabyumva nk'ikiganiro turiho tugirana, uwo ntabwo ashobora no kubimenya. Nta nubwo yamenya se ubuhanuzi ni iki, nta nubwo yamenya se umuhanuzi ahanura ati. Guhanura ntabwo ari ukuvuga, ntabwo ari ukuvuga gusa. Hari ibyo uvuga, hari n'ibyo utagomba kuvuga. Ntabwo rero guhanura ari ukuvanga Imana irambwiye ngo ikugiriye neza. Guhanura ubwo abanyamwuka babyumve. Nta guhanura ntabwo ari ukuvuga ngo Imana imbwiye uko nguko ngo igiye kukugirira neza. Ineza Imana ikugirira se wowe icyo wayigiriye ni ikihe? Ni ikihe? Message mfite ni uko abantu bagomba kugira gute, nuko abantu bagomba kugarukira aho bageze. Abantu tugomba kugarukira aho tugeze. Imana irimo turega urwango rwo mu mutima, kandi urwango rurahari. Imana irarega ibihugu urwango. Ibihugu, nimvuga ibihugu, bumva ibihugu byinshi. Yego, turakumva. Ni byinshi. Ntabwo ngo hari ibyo ndi buvuge, hari n'ibyo ntari buvuge.
hari ibyo ngomba kuvuga, hari n'ibyo ntagomba kuvuga bitewe ntabwo umwuka nabinyemerera kubivuga nabyo nzagira igihe cyabyo mbivuge, ariko ujya ku rwanjye ruhande ibyo nahawe kuvuga nibyo ngiye kuvuga ubu ngubu, nibyo turiho tuganiraho. Ntabwo ndi bwibande ku buhamya bwanjye cyane bw'uburwayi n'iki, ahubwo ndabaha na mesaje y'icyatumye ubwo burwayi buza, kugira ngo nereke abantu ko ari ukuri kandi bigomba kugira gute kubaho. Ntabwo wabwira ngo abantu bagiye kurwara ngo batarabanza kurwara ngo ubabere intangarugero, si ikimenyetso. Ariko ibyo ngira ngo mbwira abantu abadukurikira, abakunzi bacu, abashaka gusenga, nkunda kuvanga abantu dusenge, akabati tumaze imyaka 20 dusenga, tumaze imyaka 70 dusenga, ubwo ndavuga ku bantu bakuze. Ati twarasenze twararushye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyo gusenga ni iki ngiki. Abantu dusengere mu mwuka, dusenge dusobanuza Imana. Ese ko twasenze n'ubu tukaba tugisenga, uzatwiyereka ryari? Ndumva icyo ari cyo kintu abantu bagiye kugira gute, bakwiye gutinda kandi bakagishingiraho. Pasika Imana yanyeretse ibintu byinshi, ni byinshi cyane, niyo mpamvu nkunda kuvanga ibyo mvuga, mba nshaka ko byumvwa n'abanyamwuka bagasobanurira abandi. Nanjye nabasobanurira, ariko cyane cyane abanyamwuka, abantu bariho basenga cyane, amatorero n'amadini. Yego. Abantu badukurikira, ari abari mu Rwanda, ari abari hanze, ndagira ngo mbabwire ngo abo ndiho mbwiriza cyangwa abo ndiho iyi message ni abantu babyumva cyane mu buryo bw'umwuka. Imana rero iraturega urwango, abantu dufite kuturwango. Nimvuga urwango abantu, nimwumva mvuze abantu, ntitwumve ngo ni Abanyarwanda gusa, abantu kiremwa muntu cyose dufite urwango. N'ibihugu bishyamiranye byangana bifite urwango, ariko icyo haba umugore, haba umugabo, haba iki, abantu dufite urwango. Imana iriho iraturega urwango. Abantu ndagira ngo dusaba Imana imbabazi ko dufite urwango. Umuntu ashobora kumva uvuga ngo abantu bafite urwango, yarangiza akavuga ati ese ngewe ko nkunda uwo twashakanye, ngakunda uwo nabyaye, urundi rukundo bashaka nkunda abandi n'urwiki? Ntago urukundo ari ugukunda umugore cyangwa gukunda umwana cyangwa gukunda umugabo. Afite uwo mutima, ariko akeneye kumenya uko urukundo rukora. Urukundo ni impuhwe, ni ukubana n'abantu bose amahoro. Kuko ntago uzankunda, ntago uzakunda Imana utabanje gukunda jyewe ureba. Yego. Icyo ngira ngo nsobanurira abantu rero, nshaka kuvuga cyane, nabonye byinshi mu burwayi bwanjye aho nari ndyamye. Ntago byari ngombwa ngo aho ndi bukangukire mbwira abantu ngo mbonye ibi, ariko ndumva nabwo nkiri hano, izo mbaraga nkeya nari mfite, ndumva nabwiye uwo mukobwa, namubwira nti mpamagara Pascal mubwire mu gitondo aze mfite message. Numvaga mu gitondo nuza kare ndi buguhe message, kuko numvaga uko biri kose biri bugende neza, ariko ntibyakunze. Byarangiye Imana igira ngo ngere kwa muganga, igira ibindi bintu inyereka. Ubundi Imana igishaka ngo dutange ubuhamya bufite gihamya. Yego. Hari ibindi byinshi rero yanyeretse, ariko icyo nabwira abantu, icyo nabwira abakunzi bacu badukurikiye, icyo nabwira umuntu wese uhumeka uzi ko arimwe n'Imana, haba wishingikirije ku Mana, haba n'utishingikirije ku Mana, kuko hari abantu nabo bakorana n'abadayimoni barahari. Abo ndagira ngo mbabwire ngo agahuru kabo karahiye. Agahuru kabo karahiye. Impamvu nkubwira ko agahuru kabo gahiye, aho narindi nabonaga, urabona izi nzu zose ziri i Kigali. Yego. Zifate uzigereranye nka biriya bintu tujya tubona, sinze kuntu nabivuga. Uhagaze hano kareba iriya hose, kareba za Kicukiro, kareba Remera, kareba Rebero hose, ukareba mu mujyi. Yego. Nabonye abantu benshi ariko
ariko nababwiye ngo ndababwira mu buryo bw'umwuka, mbona abantu bameze nk'aya mazu, mbona ni benshi, uko izi nzu zimeze mbona abantu ni benshi, ariko nareba nkabona nta maso bafite, nareba nkabona nta mubiri wa muntu bafite. ubwo icyo nshaka kuvuga abanyamwuka baracyumva. Ukabona ni ibintu by'amarobo bitagira amaso, ari ibinogo, amenyo mbese nta mubiri. Ubwo abenshi barabyumva, niyo mpamvu rero ndagira ngo mbabwire ngo iyerekwa nagize abantu dusenge, abantu tugira impuhwe, abantu twitandukanye na Satani, abantu twitandukanye n'ikiba cyose. Njya numva ngo hari n'abajya kuzimu gushakayo ubutunzi. Ndagira ngo mbabwire ko ibyo ari byo Satani n'ibihenda abana. Ibyo ni ibihenda abana. Abantu nibabe maso bakanguke, kuko nyuma y'ibi ngibi hari ibintu Imana igiye gukora. Hari ibintu Imana igiye gukora. Niyo mpamvu navuze ngo abasenga nibasenge, n'abatarihana bihane, n'abumva ko bakiri muri ibyo ngibyo byo hirya no hino byo kumva ko bagomba kujya ikuzimu, bakajya hehe, bakajyayo bakiringira imyuka mibi. Ndagira ngo mbabwire ngo baveyo, kuko abo bose nabonye Satani bica, irabica. Mbabona nyine nta maso bagira, amaso ari ibinogo, mbabona nta mubiri. Ndabwira abanyamwuka, ndimo ndababwira, kuko ibyo ngibyo byo si kera, ntabwo ari kera, kandi biri ku isi hose, biri ku isi hose. Kandi ikindi cyongera ngo mbabwire nuko sinzi ukuntu nabivuga, ariko ikiremwa muntu wese cyose aho kiri kirugarijwe kuri iyi si cyane, kirugarijwe cyane. Kuba mbivuga gutya murumva byoroshye, ariko ndimo ndasaba Imana ngo yaba yabangirizaga aho yangejeje, mukareba ibyo nabonye. Nta n'umwe utaca bugufi ngo akambe asaba Imana imbabazi. Ni birebire, mbabwire ngo ni birebire. Mana, nabonye byinshi, mbona abaganga benshi, mbona bakingira icyorezo, mbona inkingo nshyashya z'icyorezo kigiye kuza ziraje. Aba bakunzi be, abantu yasengeye ni benshi. Nyamuneka niba hari ukuntu umeze, wabona 1000, wabona 2, nimero y'umukozi w'Imana Eric Mugabe ni 0782 966 9 41. Iyo niyo nimero ibaruyeho ku mazina ya Eric Mugabe umuhanuzi. Nubwo cyaba 1000, burya 1000 iyo kibonetse ahita hasigara 75. Byari 76 na 4600. Ahita hasigara 73. Ubwo rero urumva ubushobozi bwawe aho bwaba buri hose, kora mu mufuka, ufashe umukozi w'Imana kugira ngo atazagibwaho n'umugayo. Uwiteka azakugirira neza. Nta kandi kazagira rero, akazi kiwe nako gusenga, nako gusengera abantu, nako gukora umurimo w'Imana. Turifuza ko rero mu bushobozi Imana yabahaye mwagira icyo mukora ku mukozi w'Imana, ndetse ahubwo ushobora no kubyumva gutyo, Imana ikagukora ku mutima, ukaboza imibereho y'inaha, imibereho y'ubu buzima. Wanamushakira na business agashyiramo umukozi agakora, ubutaha ntajye yirirwa abura uko. Ahubwo reka nyakire n'undi Imana yarayimbwiye, yakire mu izina rya Yesu, yakire mu izina rya Yesu. N'undi Imana yambwiye ko igomba kunshakira byibuze ikintu kigomba kunyinjiriza. Yego, nawe ugakora umurimo w'Imana, ubona umwenda utarushye, ubona icyo kurya bitagoranye, urwara ukabona icyo kwivuza bitagoranye. Urabona warembye saa 7 z'ijoro, bahamagara saa 7 z'ijoro, bahamagara abandi saa 7 z'ijoro. Turifuza ko umukozi w'Imana tugomba kumukoreraho umugisha. Nanjye ndimo
nawe akajya abona uburyo akemura utubazo utu cyangwa turiya, cyane ko urabona ko ari kugenda anakura buriya mu minsi iri imbere hazabaho no gushinga urugo. Oya byo ntabwo biri kera, ntabwo biri kera, ngomba kurushinga vuba cyane, ahubwo abadufasha bakomeza no kudufasha nyine banadutwerera, ntabwo igihe kirangira ariko ntabwo bizitinda, biri hafi, biri hafi. Yego mukozi w'Imana, reka ntuhe kukugora. Ikindi hanganaho ngati indi message nanibagiwe, niyo ko Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo baravanga ubukene n'ishyari. Ubukene n'ishyari abantu turimo turabivanga. Kuba ukennye, kuba ntacyo ufite, nshobora kuvuga gutyo umuntu akaba ati ntabwo ubukene bubaho. Ubukene burahari. Ntabwo uzafata ubukene ufite ngo ubuvange n'ishyari, kubera ko Pascal yabonye 2 abonye 5 abana bariwe mu rugo, ngo ubivange n'ishyari, ugira ishyari ry'uko ari wakabaye ubifite. Ntabwo rero Imana izaguha umugisha. Abantu batandukanye ishyari n'ubukene. Uri umukene, senga Imana ikugirire neza, reka ishyari. Nibura rero ishyari ni ribi. Yesu abaho umugisha rero. Yego, urakoze cyane. Reka tugusabe kugira ngo udufashe gusabira umugisha abantu bakozweho, bagiye gukanda akanyenyeri, bagiye kunyeganyeza World Remit ndetse bakanyeganyeza na Western Union ndetse bakanyeganyeza Mobile Money. Ubwo ndavuga ko bari mu Rwanda rwose, ndabizi neza ko bagomba kubikora. Buriya ngo kudashima ni bibi. Mbere ya byose nshimiye Imana, hari abantu Imana yakoze ku mutima, ntabwo ari ngombwa kubavuga, ariko hari abantu bansuye, hari abanzaniye imbuto, aho bakuye 2 byo kugura imbuto, bakuye 1,000. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igukubiranye inshuro numva ntabasha kubara. Nawe wagize umutima wo kuza ukansura, Yesu aguha umugisha, aguha umugisha mwinshi cyane. Urubyaro rwawe zaruha umugisha kuva ku buzukuru kugeza ku buvivi. Imana izakumpera umugisha. Uwo niwo mugisha ndiho nsabira abariho badufasha, abariho batugirira neza. Yesu abaha umugisha, kandi nzi ko wansabiye umugisha arawubona. Nukuri pe. Hari umumoto yatuganira akambwira ati ngewe naguhaye iki ku mugoroba waho, mpita mbona ikikubye icyo naguhaye inshuro 4. Nabwo Imana iguha umugisha. Yesu arabagire neza, ndabakunda, kandi nukuri icyo nshaka nuko tugomba gusenga. Icyo nsaba nuko tugomba kubohoza imigisha yacu. Hari abantu Satani yanyagiye imigisha, hari abantu Satani yagomeye imigisha, ariko icyo ngira ngo mbabwire ni ukugira ngo dusenge tubohoza, kugira ngo Uwiteka tugirire neza. Yesu abaho umugisha rero, reka mbasengere mu izina rya Yesu. Amen. Imana nziza, Imana yacu dukunda, Imana yo kwizerwa, Imana ishoboye byose, n'aka kanya wategeka mu izina rya Yesu Kristo, ndetse n'uri hariya wese utakwemera agahinduka akakwemera. Ndasendera mpagaze mu kwizera ngo uhindura ibyanze guhinduka, ugira imitima benshi uhindura, kandi ikiruta byose Kristo, iki kiganiro dukoze Mwami, hari uwo cyaba gikoze ku mutima akavuga ati ndihannye, ndahindukiye, menye ko Imana irema ishoboye byose. Ngaho rero turakwinginza ngo bose ubahe imbaraga zo kubagira neza, kugira ngo bagarukiraho bari bageze, kandi ikiruta byose Kristo, mu burwayi bwacu harabatubaye hafi. Abo mbasabiye umugisha, n'abatarabimenye nabo mbasabiye umugisha, n'ababimenye ariko ntibagire icyo bakora bose mbasabiye umugisha, kugira ngo imbabazi zawe n'urukundo rwawe rubomeho, kandi ikiruta byose Kristo ukomeze kubashyigikirwaho ibyo bifuza byose. Ariko mboneho gusengera abarwayi, abafite ibyifuzo bitandukanye, bose ndabasengeye kugira ngo urukundo rwawe n'umunezero utanga bibagereho. Tujye neza, tukugiraho umugisha, turasenze kandi turizeye ko biduhaye, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom. Kuba ukennye, kuba ntacyo ufite, nshobora kuvuga gutyo umuntu akaba ati ntabwo ubukene bubaho. Ubukene burahari.
ntabwo uzafata ubukene ufite ngo ubuvange n'ishyari kubera ko Pascal yabonye 2 abonye 5 abana bariwe mu rugo ngo ubivange n'ishyari ugira ishyari ry'uko ari wakabaye ubifite. Ntabwo rero Imana izaguha umugisha. Abantu batandukanye ishyari n'ubukene. Uri umukene senga Imana kugirire neza, reka ishyari. Buriya rero ishyari ni ribi. Yesu abaho umugisha rero. Yego, urakoze cyane. Reka tugusabe kugira ngo udufashe gusabira umugisha abantu bakozweho bagiye gukanda akanyenyeri, bagiye kunyeganyeza World Limitiri ndetse bakanyeganyeza na Western Union ndetse bakanyeganyeza Mobile Money. Ubwo ndavuga ko bari mu Rwanda rwose ndabizi neza ko bagomba kubikora. Buriya ngo kudashima ni bibi. Mbere ya byose nshimiye Imana, hari abantu Imana yakoze ku mutima, ntabwo ari ngombwa kubavuga, ariko hari abantu bansuye, hari abanzaniye imbuto, aho akuye 2 byo kugura imbuto, akuye 1,000. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igukubiranye inshuro numva ntabasha kubara. Nawe wagize umutima wo kuza ukansura, Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Urubyaro rwawe zaruha umugisha kuva ku buzukuru kugeza ku buvivi. Imana izakumpera umugisha. Uwo ni wo mugisha ndiho nsabira abariho badufasha, abariho batugirira neza. Yesu abaha umugisha kandi nzi ko wansabiye umugisha arawubona. Ni ukuri pe. Hari umuntu yatuganira akambwira ati ngewe naguhaye iki ku mugoroba waho mpita mbona ikikubye icyo naguhaye inshuro 4. Nabwiye Imana iguha umugisha. Yesu arabagirire neza, ndabakunda kandi ni ukuri icyo nshaka nuko tugomba gusenga. Icyo nsaba nuko tugomba kubohoza imigisha yacu. Hari abantu Satani yanyagiye imigisha, hari abantu Satani yagomeye imigisha, ariko icyo ngira ngo mbabwire ni ukugira ngo dusenge tubohoza kugira ngo Uwiteka tugirire neza. Yesu abaho umugisha rero, reka mbasengere mu izina rya Yesu. Amen. Imana nziza, Imana yacu dukunda, Imana yo kwizerwa, Imana ishoboye byose, n'aka kanya wategeka mu izina rya Yesu Kristo, ndetse n'uri hariya wese utakwemera agahinduka akakwemera. Ndasinzira mpagaze mu kwizera ngo uhindura ibyanze guhinduka, ugira imitima benshi uhindura, kandi ikiruta byose Kristo, iki kiganiro dukoze Mwami, hari uwo cyaba gikoze ku mutima akavuga ati ndihannye, ndahindukiye, menye ko Imana irema ishoboye byose. Ngaho rero turakwinginza ngo bose ubahe imbaraga zo kubagira neza kugira ngo bagarukiraho bari bageze, kandi ikiruta byose Kristo, mu burwayi bwacu hari abatubaye hafi, abo mbasabiye umugisha, n'abatarabimenye nabo mbasabiye umugisha, n'ababimenye ariko ntibagire icyo bakora bose mbasabiye umugisha, kugira ngo imbabazi zawe n'urukundo rwawe rubomeho, kandi ikiruta byose Kristo ukomeze kubashyigikira aho ibyo bifuza byose. Ariko mboneho gusengera abarwayi, abafite ibyifuzo bitandukanye, bose ndabasengeye kugira ngo urukundo rwawe n'umunezero utanga bibagereho. Tujye neza tukugiraho umugisha, turasenze kandi turizeye ko biduhaye, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.